kuko banjogoye mu bandi ngende umukecuru. Abandi babonye amafaranga n'undi mu bupanga nyinza arimo aransohora. Mu mudugudu wa Nyamwiri, akagari ka Kabirizi, mu murenge wa Rugerero ho mu karere ka Rubavu, niho higanje iyi miryango ivuga ko nyuma yo kwibasirwa n'ibiza amazu yabo agahirima, akarere ka Rubavu katangiye kujya kabaha amafaranga y'ubukode mu gihe iyi miryango izaba itegereje kubakirwa. Gusa imwe muri iyi miryango ivuga ko yatunguwe no kutisanga ku rutonde nk'uko byari bisanzwe rw'abahabwaga amafaranga y'ubukode kandi batarubakirwa. Kandi mu by'ukuri turi mu mazu y'abandi, abayobozi barabizi ko amazu yacu yatembye, ko nta hantu turi, ariko dusohora mu mazu, ariko turibaza impamvu bajya badukora ku rutonde kandi batari no kutwubakira. Turi gusaba nyine batwubakire, baduhereze n'amafaranga yo gukodesha kubera ko amazu turimo bari kuyatwirukana. Ubwo abandi babonye amafaranga n'undi mu bupanga nyinza arimo aransohora, je twagiye ku murenge, nagiye kwireba nsanga ndiho. Noneho nsubiyeyo, ejo ngiye ku murenge nsanga kuri site ngo ntango ndiho, nta mafaranga mba kubona. Mbaturanye nduranye nabo hano, bona bose babonye amafaranga, ngiye singomba kubona amafaranga kandi inzu bazirimo. Inzu bazirimo ngende mupanga nyinza arimo aransohora. Hari abari mu mazu yabo babonye amafaranga ejo basohotse ku rutonde kandi jewe nta mafaranga ngiye nabonye. Icyo kibazo icyo mfite sinzi icyo ndi kuzira kandi nsanzwe amafaranga nyabo. Ntabwo tubizi basanzwe amafaranga nyabo, ariko sinzi. Usibye iyi miryango itarubakirwa yakuwe ku rutonde rw'abahabwa amafaranga yo kwishyura ubukode, ngo hari n'imiryango yatangiye kubakirwa ariko amazu ataruzura ngo bayatahe, nayo yatunguwe no gukurwa ku rutonde ikibazo aho izerekeza, nyamara amazu iri kubakirwa ataruzura. None ubu ngubu yishyuye ayandi mezi 3 ariko badukuye. Bababwiye ko impamvu ari iyi. Impamvu ntabwo wavuga ko ari impamvu yumvikana, kuko bavuze ko ikibazo ngo ari uko turi kubakirwa kandi bagenzi bacu bari kubakirwa nabo bayahawe. Hari abandi bari kubakirwa amazu nabo bayahawe, hari n'abazitashye bahawe ayo mafaranga bari mu izo nzu zabo. Twibaza icyo tuzira, kuko abo duhuje turi kubakirwa kimwe bahawe amafaranga 150 yo gukodesha, kuko twari turimo amadeni. Izo nzu twazibaye bari kutwishyurira amezi 3 iyo bari batarishyuye. Ubu rero abari bari kubakirwa bamwe bayahawe, abandi ndibayabona. Kutwishyuza kubera abandi babonye amafaranga, twenda yo twabonye. Mbese kubera iki bababwiye ko babakuyeho kubera iki? Babitubwiye ngo badukurijeho ngo dayo babona, ngo dayo tuzafata. Iki ni ikibazo twagerageje kubaza ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ariko ntibyadukundira. Ni mu gihe ubuyobozi buzaba bwemeye kutuvugisha tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha. Ni mu gihe amafaranga y'ubukode buri muryango wahabwaga ari 150 mu gihe cy'amezi 3. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda.